Minisitiri utugejejeho umusaruro wavuye mu bizami by'amashuri y'umwaka w'abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu. Icyo nifuza kubabwira mbere yuko kuvuga abahize abandi nuko hari ibyiciro by'imitsindire. Ibyiciro by'imitsindire buri cyiciro kigira inota ryacyo ariko bigahuzwa n'inyuguti ikiranga. Abambere ufite amanota hagati ya 80 n'ijana, icyo gihe biba bihuye n'inyuguti ya A. Hagati y'amanota 75 na 79 ni inyuguti ya B, ari nabyo bita very good. Hagati y'amanota 70 na 78 ni inyuguti ya C. Hagati y'amanota 65 kugera na 69 aba ari inyuguti ya D. Hanyuma ababonye hagati ya 60 na 68 akaba ari E. Hagati ya 50 na 59 ni S. Hanyuma munsi yaho ni inyuguti ya F, bivuga gutsindwa. Twihuse rero tugiye kugera ku batsinze bahize abandi. Turaza kuvuga abanyeshuri ba mbere 18, ni ukuvuga ko muri buri cyiciro hari umunyeshuri tuza kuvuga. Abo banyeshuri baraza no guhembwa. Hari ibihembo bari buhabwe bifatika, ariko hari n'ibindi wenda twaza gusaba ko baza kubatangariza bijyanye n'abazahabwa burse zo kwiga. Burse nituvuga burse kuko hari igihe abantu biterwa n'ururimi babivuzemo, ni burse zizatangwa zitishyurwa ku bazazihabwa, ariko ngira ngo ubwo turaza kubibabwira mu kanya. Twihuse rero ab'ibihembo turagira ngo babe hafi. Ibyiciro abanyeshuri batsinzemo tubifite byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari naho tubisoma kugira ngo abantu babashe kumva neza ibyo bigaga, tutabishyira mu magambo ntiduhuze neza nuko bikwiye kuba byitwa mu Kinyarwanda. Abanyeshuri baza guhembwa nk'uko twabivuze ni abiga muri TSS, ni abigaga mu cyiciro rusange, n'abiga muri PN na professional education. Umunyeshuri duhereyeho ni uwahize abandi mu wigaga agriculture and food processing. Uwo munyeshuri yitwa Mucyo Samuel, akaba yigaga kuri STB Busogo Musanze. Hanyuma umunyeshuri wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu baraza guhabwa ibihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Mucyo Samuel wa STB Busogo Musanze yatambuka mwamuha inzira. Muratambuka wigire hano, muratambuka igire hano, hanyuma n'abazana ibihembo babimushyikirize. Hanyuma nyakubahwa Minisitiri n'umushyikiriza igihembo nk'uko nabivuze. Umunyeshuri wa mbere, umunyeshuri wa kabiri n'umunyeshuri wa gatatu baraza guhembwa na Minisitiri. Kugira ngo amafoto aze kugenda neza, twarimo dusaba ba logistique badufashe bakureho ameza. Ego, wala ntabwo ari ngombwa cyangwa nuko ifoto zibasha kugaragara neza. Umunyeshuri wa mbere n'uyu niwe Mucyo Samuel. Bazana igihembo baza bakakimushyikiriza, Minisitiri akagishyikiriza uriya munyeshuri.
urabona rwose ko yaje akeye n'ababyeyi be, turabashimiye nabo. Hanyuma ababyeyi batambuke kugira ngo tuze no gusigarana ifoto y'umunyeshuri na minisitiri bonyine. Yego, mwakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane, warakoze cyane, congratulations Samuel. Abanyeshuri bandi bakurikiraho kugira ngo bidatinda baze gucana imbere bahite batambuka. Ukurikiyeho yize construction and building services, uwo munyeshuri yitwa Dusengimana Emmanuel, yigaga kuri Kivu Hills Rutsiro. Natambuke rwose, niba hano bamuherekeje baba bitegura, turafatana ifoto na minisita bari kumwe, ariko nyuma dufatana n'indi bari kumwe n'ababyeyi bamuherekeje. Umunyeshuri arimo arahabwa laptop n'igikapa cyayo, bakamana certificate yerekana ko yabaye rwose yakoze neza cyane. Warakoze mubyeyi kurera neza. Turabizi uburere nubwo ku ishuri ko n'ababyeyi bafite uruhare runini, ubwo n'abandi babyeyi bijye bibatera ishyaka. Murakoze cyane. Abafata amafoto mwamaze kuyafata. Murakoze cyane. Isubirireyo. Duhamagara umunyeshuri ukurikiyeho yigaga mu ishami rya Craft and Recreational Arts, yitwa Rukundo Akili, yigaga kuri École d'Art de Nyundo. Ubwo nawe yatambuka n'uwamuherekeje bakaza imbere bagashyikirizwa ibihembo by'uko yabaye umunyeshuri wahize abandi. Turabanza gufata iyo foto irimo n'umubyeyi we, ariko nyuma turakurikizaho ifoto ye na nyakubahwa minisitiri. Igihembo mwihute. Arakoze cyane, felicitation. Hanyuma nyakubahwa minisitiri turamusaba ko yaza akaruhuka, umunyamabanga wa leta akajya imbere akaduhembera umunyeshuri wa 4, wa 5 n'uwa 6. Umunyeshuri ugiye guhembwa ukurikiyeho wa 4 duhemba yize energy, akaba yitwa Izere Aime Alliance, yigaga kuri Nyanza TSS. Murakoze cyane. N'uwaguherekeje yabatambuka kugira ngo mukanye ifoto yihute. Murakoze cyane. Ababyeyi bareze neza, mufatiye iyo foto rwose mushimirwe. Murakoze cyane. Hanyuma umunyeshuri kurikiraho, icyo nshaka kwibutsa kuba arimo kubusoma bakurikiranye ntabwo bivuga ko umwe ari wabaye wa mbere undi wa kabiri, ahubwo aba bana babaye abambere muri iryo shami babiga nibo bagiye baba abambere muri ibyo byiciro, ngira ngo mutaza kugira ngo umwe yabaye wa 5 uri yabaye kangahe, yabaye wa mbere muri ibyo cyiciro yigagamo. Turakurikizaho wigaga muri hospitality and tourism, wabaye wa mbere yitwa Izabayo Pierre, arangije kuri Kivu Hills Academy muri Rutsiro. Reka dufate imwe n'umunyeshuri n'umunyamabanga wa leta gusa. Umubyeyi twamusaba kuba atambutse. Mwarakoze kurera neza rwose no gufatanya n'ishuri. Murakoze. Turakurikizaho uwabaye wa mbere mu bize manufacturing and mining,
uwo nishimiye Ihirwe Marie Jeanne wo ku ishuri rya IPRC West Karongi. Marie Jeanne, félicitations, congratulations. Aha, umubyeyi ati rwose ntugasitare ibitsinsi nibyo rusitara amano ugana imbere. Ni byiza cyane, natwe Jeanne tumuhaye félicitations nyinshi. Turakurikiza hanyuma abanyeshuri bakurikiraho bagiye guhembwa na PS. Arahemba abanyeshuri nawe 4 tugiye gusoma amazina. Uwo PS agiye guheraho yabaye wa mbere mu bigaga Technical Services, yitwa Niyonkuru Frank, yiga kuri Saint Laurent do Gaseke TSS muri Gicumbi. Tambuke bamushyikirize computer izamufasha mu buzima buri imbere, ariko na certificate azajya areba akibuka ko yahize abandi, akazerekana abuzukuru nabo bakajya baba ba mbere buri gihe. Frank, félicitations, congratulations. N'umubyeyi cyangwa waje muherekeje mwese rwose turabashimiye. Bafata ifoto y'urwibutso hanyuma Frank asigara na PS nabo bafate ifoto yabo bombi. Murakoze cyane. Turakurikizaho umunyeshuri wabaye wa mbere mu bigaga Transport and Logistics, yitwa Iratuzi Justin, yigaga kuri Nyanza TSS mu karere ka Nyanza. Nuko mubyeyi n'umuyobozi ati nuko uzakomerezaho no mu buzima busanzwe, uzakomeza itera imbere mu byo uzajyamo byose. Nuko umubyeyi yakigirira yagatambuka hanyuma tugafata iyo foto ya bombi. Nuko turakurikizaho wize Arts and Humanities, uwo nguwo wahize abandi mu bigaga iri shami ni Habaguhirwa Elisa. Habaguhirwa Elisa yigaga kuri Groupe Scolaire Murama ni Rulindo. Nuko congratulations. Nuko uzahure ujya imbere. Nawe computer arayihabwa na certificate yerekana ko yahize abandi mu bigaga Arts and Humanities. Ubwo bagiye gufata ifoto na n'uwo munyeshuri mu gihe umubyeyi yasubiye kwicara. Murakoze. Icyiciro gikurikiraho barahembwa n'umuyobozi ushinzwe ibizami, Head of Examination Department muri NESA, arahemba 2 bakurikiraho. Amusaba gutambuka. Tugiye gukurikizaho yahize abandi muri Sciences, akaba yigaga PCM ni Ineza Rwigema Gabin, yigaga kuri École de Sciences by'Imana mu Ruhango. Nuko félicitations, tambuka ushimirwe ko wakoze neza, n'abandi bazaje babareberaho abana barusha abandi nabo bakore cyane.
murabona ko igihugu binyuze muri Minisiteri y'Uburezi baba babashimiye, ahawe computer na certificate. Computer izamufasha mu buzima busanzwe na certificate yo guhora yibuka kagomba guhora ku isonga. Yego nuko, congratulation. Uwo dukurikizeho no wahize abandi muri languages yitwa Mugisha Eric, ni wahize abandi, yiga ku ishuri rya Collège du Christ Roi Nyanza. Eric, félicitations, congratulations. Kuri izo ndimi ukomerezaho, uzatera imbere, uzahora ujya imbere, n'abandi bana bakurebereho, kandi ntuzasubira inyuma, uzahore uri imbere mu byo ukora byose mu buzima busanzwe no mu bindi uzakora imbere. Muzahirwe. Nawe arahabwa computer na certificate yerekana ko yahize abandi mu bigaga indimi. Murakoze cyane, twashimira n'umuyobozi wafashaga mu guhemba. Abakurikiraho babiri barahembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Twamusaba nawe gutambuka akaza imbere. Utugiye gukurikizaho guhemba ni uwarushije abandi mu bigaga ishami rya Associate Nursing Program, yitwa Irabizi Christophe, yitwa kuri Groupe Scolaire Officiel de Butare Huye. Irabizi Christophe. Irabizi Christophe nawe agiye guhabwa computer, guhabwa mudasobwa na certificate. Murabona ko Christophe rwose yahaye ishema ababyeyi babikereye. Mu gihe umuyobozi arimo abaha felicitation cyangwa congratulations, turabasaba ko rwose bahagarara neza bareba imbere kugira ngo ba cameraman na televiziyo bababone neza, mwese murebe ifoto. Nuko rwose Irabizi Christophe uzahore utera imbere, wakomeza amashuri wajya mu bundi buzima, uhore ku isonga, uharanira kuba uwa mbere. Hanyuma ubwo bamaze kwifotoza, reka umunyeshuri n'abagumyeho n'uwamuhembye barebe muri kamera, dufate ako gafoto k'urwibutso. Nawe uzajya ukareba no mu zabukuru, wibuke ko wabaye igihangange n'abana bibasabe. Ukurikiyeho ni umunyeshuri wahize abandi muri TTC Social Studies, ugiye guhembwa yitwa Sibomana Samuel, yiga kuri TTC Save mu karere ka Gisagara. Tambuka rwose ukeye, tambuka uze wakira igihembo. Ubundi ubwo bumenyi wize kuduha uzajye kwigisha n'abanyeshuri bazahore baba ba mbere. Sibomana Samuel bamuherekeje, murebe abafotora na kamera babafotore. Hanyuma nimumara kubafotora, tambuka nawe mubyeyi, bakubafotora hasigare uwahembye n'uwahembwe kugira ngo nabo bafate ifoto y'urwibutso. Ego mubyeyi twamusaba gutambuka, turamushimiye, tugasigara dufata iyo foto. Hanyuma umuyobozi wa RTB araba nawe yitegura ko ari ugiye kuduhembera batatu bakurikiraho kugira ngo tube dusoje iki cyiciro cyo guhemba abanyeshuri bahize abandi. Umuyobozi wa RTB cyangwa uhagarariye RTB, abagiye guhembwa ni abanyeshuri bahize abandi mu ishami rya TTC Early Childhood na Lower Primary. Icyo nicyo cyiciro bigaga. Uwo tugiye guhemba
ni uwitwa Niyigena Alene. Niyigena Alene natambuke, tambuka gitore nk'uko babiririmba, bishyikirizwa ibihembo by'uko wabaye umunyeshuri mwiza, waratsinze cyane. Felicitation n'ababyeyi, inama mwamugiriye, uburere mwamuhaye, nta washidikanya ko byamufashije. Hanyuma mwibuke kureba imbere, kuko kugira ngo iyi foto ifatwe neza no muri kamera mwese murebeyo, hanyuma abadufasha kudufatira amashusho bihutishe. Hanyuma ngira ngo mwamaze kuzifata, twasaba ababyeyi bakajya kwicara tugasigarana. Alene ni umuyobozi wamuhembye. Murakoze cyane. Ukurikiyeho ni wize TTC languages, indimi. Uwahize abandi yitwa Igiraneza Gentille, n'uwo muri TTC Save Gisagara. nuko Gentille warakoze cyane. Ko gasertifika reka kugahengeka kafate neza kugira ngo ifoto bise neza cyane. Yego warakoze cyane kuba umunyeshuri mwiza no gutsinda cyane. Dushimira ababyeyi basubira mu mwanya, hanyuma uwo mwana watsinze asigarane n'uwamuhaye igihembo n'uwakimushyikirije, hanyuma dufate iyo foto. Umunyeshuri tugiye guhemba bwa nyuma, ariko atari uko yabaye uwa nyuma muri iki cyiciro, ni wabaye uwa mbere. Yize TTC Sciences and Math, yitwa Ishimwe Jean Paul, nawe yigaga kuri TTC Save muri Gisagara. N'abasimbutse. Felicitation cyane. Yego. Bigagi. Hari ibyiciro tutari twabonye. Hari abanyeshuri bandi babiri nabo bahize abandi muri ibyo byiciro. Turaje bababwira ibyo byiciro bibiri. Uwo munyeshuri tugiye guhemba yigaga muri Business Services, yitwa Habineza Saidi, yigaga muri Lycée Saint Alexandre Sol do Muhura. Uwo yabaye uwa mbere muri icyo cyiciro. Nimbemba. Reka dusabe umuyobozi wa UR amuduhembere. Umunyeshuri tugiye guhemba yize Business Services ni Habineza Saidi. Mwarakoze cyane.
Murakoze cyane, felicitation, uzakomereze aho ngaho. Yego. Murakoze cyane. Umuyobozi wa kaminuza kandi araduhembera umunyeshuri wahize abandi muri ICT and Multimedia yitwa Mutesa Cedric, yigaga mu ishuri rya Rwanda Coding Academy Nyabihu. Rwanda Coding Academy Nyabihu, tambuka. Twari twasobwe ariko turabizi ko watsinze cyane, uzakomereza aho n'ubutaha ugere kure. Murakoze cyane nyakubahwa umuyobozi wa kaminuza, twamusaba akajya kwicarira. Urero abahembwaga mu mashami n'ibyiciro bigagamo uko ari 18 bamaze gushyikirizwa ibihembo by'uko bahize abandi. Mu kanya turabasaba bose kugira ngo tugire ifoto rw'urwibutso ko abantu bahembwe bose. Murakoze cyane. Ngira ngo iyo foto turaza kuyifata nyuma turimo dusoza kugira ngo byorohe, twabonye guhagurutsa abantu bishobora gutwara umwanya, ahubwo twagira ngo